Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Kintu busabwa kuya dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, gahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubibutsa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda, kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho tuje kubigisha. Murabiza amasomo ngenda bigisha amenshi nayo mu mwanyandikiye muri comment kugira mugiye muhita muyabonera ku gihe. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho uri hose mu gihugu, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789931626 tukagushakira code mu gahe gatoya. Iyo nimero wayiduhamagaraho cyangwa ukayinayitwandikiraho mu gihe ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira bitewe nuko wenda abo muri kumwe nta wagufasha ngo agusobanurire. Ndakeka ko wamaze gufata ikaramu, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tugeze neza icyapa dufite, rikona ishusho yacyo ukuntu imeze. Gifite impande enye zingana, ubuso ni ubururu, ikirango ni umweru ariko hacishijemo umurongo w'umutuku. Ese iki cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo bitewe n'ibyo uzi cyangwa se n'icyo uri kubona cyaba ari igisubizo cy'ukuri. Bibutsa ko video y'ibyapa namaze kuyibakorera nyishyira kuri YouTube, uri kugira ngo tugendane wanyandikira kuri iyo nimero mbaze kubabwira, ubundi nkayiguhereza kugira ngo tujyanirane, cyangwa sura kuri YouTube channel yacu ukayishakaho kugira ngo ujye ugera ku bibazo by'ibyapa uzi neza ubusobanuro bwa buri cyapa. Murabizi ibyapa biba mu moko 5, harimo ibiburira, ibitegeka, ibiranga ndetse n'ibindi. Aravuga ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, B kavuga ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, C kavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru ndetse akaba ari n'iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. D kavuga ngo nta nzira ihari kabibuza. Niba uri umunyamaguru cyangwa uri umuyobozi w'ikinyabiziga kabiri kukubaza ati hano nta nzira ihari, ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Hari ukuntu umuhanda uba ufite ibice byinshi, wenda ugasanga umuhanda ugizwe n'inzira enye. Rero iyo bageze ku iherezo ry'uwo muhanda urombereje w'ibice byinshi, bagomba kuhashyira kiriya cyapa kugira ngo bikubwire uri umuyobozi w'ikinyabiziga ko noneho ugiye kwinjira mu muhanda utari uw'ibice byinshi. Ikibazo cya kabiri cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza ukuntu icyapa kimeze. Gifite ishusho ni mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ese urabona iso cy'ukuri ari ikihe? Kino kirango urabona ko imbere ni hanini, inyuma hagenda haba hato. Ese hano urabona iso cy'ukuri ari iki? Hano hari ibisubizo bine baba baguhaye ugahitamo igisubizo cya nyacyo. A iravuga ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, B kavuga ngo iteme rinini kandi rirerire, C kavuga ngo ifungana ry'umuhanda, D kavuga ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Bibutsa ko iteme ni kimwe mu zindi ndimi twakuze bavuga ngo ni ikiraro. Iyo mwumvishe ijambo iteme hari umuntu udashobora guhita byumva, ariko iteme iyo bavuze iteme ni nkaho ari ikiraro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, iteme rinini kandi rirerire. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, ifungana ry'umuhanda. Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D, iherezo ry'iteme rifunganye. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo
nta kindi ni se ifungana ry'umuhanda. Uri kubona ko umuhanda watangiye ari munini, wigeze imbere haba iburyo haba ibumoso habaho gufungana, umuhanda uba muto. Niyo mpamvu kino cyapa baba bagomba kugishyiraho kugira ngo niba wenda bitakunda ko abayobozi b'ibinyabiziga babisikana, ube wamenya ingamba muri bukoreshe, ari ukoroherana ukareka umuyobozi waje akamanza agatambuka, cyangwa ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo mwirinde icyago. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Twaye imodoka, twaye ikinyabiziga, baraguhamagaye, se niyo myitwarire wagira nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Iravuga ngo kwitaba cyangwa ugahagarara ako kanya. B ikavuga ngo kutayitaba ukayireka. C ikavuga ngo ushyira imodoka iruhande ukayitaba. D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B iravuga ngo kutayitaba cyangwa se gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ndabizi ko mugenda mu modoka wenda nubwo wenda mwatwangira kuzitwara, ariko ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga ari kuri fone, ari gutongana, arabatwaye mukamureka. Mwe muba muri kwihemukira, muba mugomba kumubwira ati niba ugiye ku modoka, niba ugiye kwitaba telefoni, manza uparike imodoka umwitabe, nurangiza ubone kongera gutwara, kugira ngo atabateza ibyago. Ibyo byago byo mu muhanda haba harimo n'ibyo kuba wabura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Ushaka guhindura icyerekezo, niba wari uri kujya kuva i Kigali uri kujya i Musanze, noneho uri ushaka guhita tugasubira i Kigali. Ese ugiye guhindura icyerekezo, ni iki ugomba gukora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B ikavuga ngo itegereze neza niba icyapa kikwemerera itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo no kwitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindukira. D ikavuga ngo iki? Itegereze neza, subizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cya nyacyo, B ntabwo ari igisubizo cya nyacyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ushaka kunyuranaho, ikinyabiziga cyawe kikuri imbere kiri kugenda gahoro, wenda ushaka kukinyuraho kugira ngo ujye imbere yacyo. Ese ni iki ugomba kwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? A iravuga ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B ikavuga ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C ikavuga ngo aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. Ndakeka ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri kugenda uri kureba umuvuduko uri kugenderaho mu isaha y'ikinyabiziga, bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko utawuhinduye mu isaha uraba ugiye wenda ibirometero 70, ni gutyo umenya umuvuduko mu isaha uri kugenderaho. D ikavuga ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro.
hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se n'iso cya nyacyo ni D. Hano rero iso cya nyacyo nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira, ese ikinyabiziga kiri kugenda kigomba kugira iki? A, umuyobozi, B, umuherekeza, C, A na B ni ibisobanuro by'ukuri, kikagomba kugira umuyobozi n'umuherekeza, D nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo umuyobozi, B ikaba atariyo umuherekeza, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisobanuro cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisobanuro cya nyacyo ni A, umuyobozi, ese n'igisobanuro cya nyacyo ni B, umuherekeza, ese n'igisobanuro cya nyacyo ni C, A na B ni ibisobanuro by'ukuri, cyangwa hano igisobanuro cya nyacyo ni D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano rero igisobanuro cya nyacyo ni A, ikinyabiziga cyose kigenda mu nzira nyabagendwa cyangwa n'ahandi hose kiba kigomba kugira umuyobozi, umuntu uri kuyobora. Iyo bavuze hano umuyobozi ntabwo bavuze mu nzego za leta, bavuze niba ari imodoka ikaba ifite umushoferi, niba ari moto ikaba itwawe n'umumotari. Hano ntabwo bari kuvuga ngo ni meya, ni gitifu. Ikibazo cya karindwi kirakabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa, yagenewe iki? A, abanyamaguru, B, ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, ubwo harimo nka za moto, za velomoteri, amagare. C ikaba ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisobanuro cya nyacyo, abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisobanuro cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri rero nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, ese ni D. Hano igisobanuro cya nyacyo ni A. Iyo bavuze akayira aba ari inzira y'abanyamaguru ndetse n'inzira y'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Hano rero igisobanuro cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Murabizi ibyapa bigenda bigira amabara atandukanye. Iyo bavuze amabara baba bakubwiye ati uvuge ubuso busute, umuzenguruko usute, ikirango gisute. Ayo mabara yose ukayashyira hamwe, ahasigaye ukavuga ese asa ate? Icyo cyapa kigizwe n'amabara ameze ate? A iravuga ngo ubuso ni umweru, B ikavuga ngo iki? Dukomeje kuri B iravuga ngo itegereze neza, ikirango ni umutuku n'umukara. C ikavuga ngo ikirango ni umweru n'umukara. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisobanuro cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese icyapa kirangwa n'amabara asa ate? Hano rero igisobanuro cy'ukuri ni D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A iravuga ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B ikavuga ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Murabizi hari ibimenyetso bimurika bigenda biyobora ibinyabiziga, rero hari igihe bigera ntigikore. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisobanuro cya nyacyo na B ikaba ari igisobanuro cya nyacyo, D ikavuga ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisobanuro cya nyacyo uze kucyandika ku gapapuro. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo. Ese hano igisobanuro cya nyacyo ni A, ese hano igisobanuro cya nyacyo ni B, ese hano igisobanuro cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisobanuro cya nyacyo ni D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Hano rero igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni
C, A na B ni ibisubizo by'ukuri iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, na B ikaba igisubizo cya nyacyo cyangwa hatari bya bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi kugira ngo biyobore ibinyabiziga. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe bipimo bitagobora bakurenza? A iravuga santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B ikavuga ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni B? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 11 kikaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Bikaba bibujijwe kuba wanyuranaho ariko wenda unyuze ku kindi kinyabiziga nk'imodoka, ariko bikaba wenda byemewe ku binyabiziga bindi by'ibiziga bibiri. Ese hano ni hehe? A iravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B ikavuga ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. C ikavuga ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ibisubizo byose bikaba ari byo. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo na C ikaba ariyo. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira. A iravuga ngo 2, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Murabizi twa tuntu duhanagura ibirahuri cyangwa se ari nk'igihe cy'imvura. Ese ikinyabiziga gitegetswe kugira nibura uduhanagura turahuri cyangwa birahuri tungahe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, igomba kugira nibura kamwe. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Kirabaza ngo iki? Ikibazo cya 13 kirabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwayo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibigire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Nibe binyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ahateganye. B ikavuga ngo ibinyabiziga bya polisi bijya ahatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cya nyacyo na D ikaba ari igisubizo, na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi,
hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro, ndatekereza ko wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cya nyacyo ni ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha, ibintu bya kilometero runaka mu isaha. Ndakeka ko nabivuzeho. Ikinyabiziga cyose kiba gifite moteri, uri kureba umuvuduko uri kugenderaho. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni A kilometero 50, B kilometero 40, C kilometero 30, D ikaba nta igisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndatekereza ko umaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Rero atari mu nsiziro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni kilometero 50. Ubwo kilometero 50 mu isaha. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu biba bibujijwe kuba wahagarara umwanya munini. Murabizi hari ibinyabiziga biba byahagarara ahantu umwanya munini, ugasanga cyahagarara ijoro ryose, cyahagarara amanywa yose, ugasanga cyahagarara amasaha angahe, ariko hari ahantu biba bibujijwe kuhahagarara umwanya munini. Aho hantu ni A mu duhanda tw'abanyamagare, B mu duhanda twagenewe velomoteri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo mu duhanda twagenewe amagare no mu duhanda twagenewe velomoteri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda twagenewe amagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Hano itegereze neza, harimo ibisubizo 4 ugahitamo igisubizo cya nyacyo. Murabizi wenda niba hari icyago cyangwa ahantu hameze nabi bagatera icyapa muri metero 150 uvuye aho hantu hari icyago, hari ikindi cyapa cy'inyongera bashobora gushyiramo hagati. Ese icyo cyapa kiba gifite cyangwa kiba giteye ku buhe buryo? A iravuga ngo kare ifite ubuso bw'ibara ryera, B ikavuga ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C ikavuga ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Mbibusa ko video y'ibyapa twayishyizeho, wasubira kuri YouTube channel yacu niba aribwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, ukareba video twashyizemo ho kera, ukareba iyanditseho ibyapa byo ku mihanda, hasigaye ukayireba irimo amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, ku buryo umara kuyiga cyangwa kuyireba hari byinshi usobanukiwe ku bintu bijyanye n'ibyapa, uzi gutandukanya ibyapa. Niba ubonye icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara cyanditsemo 30, gitandukaniye he n'ikindi gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, handitsemo 30? Ukaba ubizi. Niyo mpamvu ari byiza gusubira kuri channel yacu ukareba iyo video, wabona utari kuyibona ukanyandikira ukambwira ati wampa video yo ku byapa nkayiguha, kugira ngo dukomeze kwihugura twongera ubumenyi. Kandi murabizi intego yacu no kugira ngo dutsinde ku manota hejuru ariko bitanatugoye, atari ibintu byatumye dupanika cyane, kuko tuba twarabonye imyitozo ihagije. Murabizi bino bibazo nibyo byongera kugaruka iyo ukosoye
ibizame byinshi biba byakozwe niko ugenda ubona ku bibazo bitandukanye biba byabajijwe, kandi mw'ibyo bibazo nibyo bongera kugarura, ntabwo bongera guhimba ibindi. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana ute? A iravuga ngo metero 100, B ikavuga ngo metero 50, C ikavuga ngo metero 40, D ikavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozi cya nyacyo ni A, metero 100. Ese hano igisozi cya nyacyo ni B, metero 50. Ese hano igisozi cya nyacyo ni C, metero 40, cyangwa hano igisozi cya nyacyo ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano rero igisozi cya nyacyo ni C, ayo matara ryera cyangwa ry'umuhondo nibura abagomba kumurika muri metero 40. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni, murabizi akamapikipiki akaba afite umuvuduko atarenza mu saha, kwa kundi utwara ikinyabiziga akakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko mu saha uraba ugiye ibirometero bingana gute. None uwo muvuduko ntarengwa ku mapikipiki ni uwuhe? A iravuga ngo kilometero 25, B ikatubwira ngo kilometero 70, C ikavuga ngo kilometero 40, D ikavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Ni umuvuduko ntarengwa amapikipiki atagomba kurenza mu saha. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita, urabizi bikagira igihe feri y'ikinyabiziga cyawe ikaba itari gukora, none ubwo buryo wakoresha kugira ikinyabiziga kigende gahoro feri itari gukora neza babwita ngo iki? A iravuga ngo feri y'urugendo, B ikavuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini, C ikavuga ngo feri yo gutabara, D ikavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozi cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, feri yo gutabara. Ikibazo cya 20 ari nacyo ya nyuma ni batwaze ngo icyapa gisobanura iki? Urabona icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ubuso bw'ubururu, ubuso ni hari aho umururu, n'ikirango cy'umweru kirimo utuntu tugiye twizengurukaho. A ikavuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse, B ikavuga ngo biremewe guhindukira, C ikavuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere, D ikavuga ngo birabujijwe guhindukira. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, unakeneye ko tukwigisha niba uri umutangizi twashyizeho uburyo bwo kubigisha online muri kure, kugira ngo niba ufite nk'akandi kazi utubwire ati wenda mboneka kuva saa 1 kugeza saa 2, mw'ayo masaha aba ariyo tukwigishamo. Ubwo rero watwandikira cyangwa kuduhamagara kuri 0788351626 tugagufasha. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese hano igisozi cya nyacyo ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Ese hano igisozi cy'ukuri ni B, biremewe guhindukira. Ese hano igisozi cy'ukuri ni C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere, cyangwa se hano igisozi cy'ukuri ni D, birabujijwe guhindukira. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Ubwo hano baba bari gutegeka, urabizi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka. Iyo ubonye kino cyapa baba bagutegetse ko aho hantu ugomba kuhaca uzengurutse, aba ari inkomane banyuramo bazengurutse. Mu zindi ndimi baravuga ngo ni kuri rompuwe, muri rompuwe, ibintu nk'ibyo.
ndatekereza ko kino kizami ari ikintu cyagufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha byihutirwa, wanyandikira cyangwa ukanabyandika muri comment. Nuko wenda kubona comment akenshi nkunda kuzisoma nzitaho, ariko ushobora wenda kuba byihutirwa ugihita unyandikira cyangwa umpamagare ubundi mufashe. Ndakeka ko kino kizami ari ikintu cyagufashije, ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayigeraho. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.